mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe muri umwanya. Uyu munsi tugiye gukomeza ihame turi kwigira hamwe ritubwira Imana mwana. Mwibutse ko ari icyigisho twatangiye kidufasha gusobanukirwa n'amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya tugomba kubakiraho. Cyane cyane uyu munsi turimanda ku ngingo ikubiye muri iryo hame ivuga ngo igihe cy'umurimo wa Kristo n'urupfu rwe. Mwibutse ko muri biganiro muri kumwe ari Kayishema Joel. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritubore muri iki gihe giheruka. Dukeneye kumenya Yesu ndetse n'uburyo ubuhanuzi bwose bwari bwaravuzwe kuri we bwasohoye. Utubashishe kugira ngo tumwemere nk'umwami n'umukiza wacu, kandi tumenyeshe n'abandi inkuru nziza yuko ari bugufi kugaruka niyerekanwa, twese tuzabasha kumusanganira. Ngaho Data ubane natwe, dusobanurire umuntu wese kuri iki kiganiro nk'umugisha, mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Igihe cy'umurimo we n'urupfu rwe. Hano uretse na Kristo, natwe biradusaba gutekereza igihe dufite twebwe, mbese turi kugikoresha dute? Ese tuzirikana yuko igihe dufite burya hari ibyo tugeneye gukoramo, kandi ari n'amahirwe twahawe kugira ngo dukore ibyiza bishimwa n'Imana. Ariko nanone hakaba n'iherezo ry'umuntu, cyangwa se igihe imirimo ye hano ku isi ipfundikirwa rwose igashyirwaho umutemeri. Ibyo ngibyo bikaba nyuma yaho nta kintu umuntu yavuguruza ku byo yabashije gukora mbere, bitewe n'uko amahitamo bafite nayo kubasha kugira ibyo akora igihe agihumeka. Uwitwa Balamu niwe wigeze kugira ingorane, navuga ko ari ingorane iteye ubwoba. Yararindagiye akururwa n'ibihembo Baraki yari yaramuhisezerano, yavuga tuzazumvumira ubwoko bw'Imana, kandi Balamu yari umuhanuzi w'Imana. Ariko ibyo yari yeretswe bisa naho bimuhumya amaso, yumva ko agomba kujya gukorera amafaranga. Ibyo ni nabyo byabaye kuri Yuda wavuga ko agomba kugambanira Kristo kugira ngo yibonere ibiceri cyangwa se yibonere amafaranga. Na Balamu rero yari yahawe isezerano ritangaje, abwirwa ko azagirwa umuntu ukomeye, agahabwa amafaranga, agahabwa imyenda, ibintu bitandukanye. Agiye kuvuma ubwoko bw'Imana, marayika w'Imana amutangirira mu nzira. Amutangiriye mu nzira, Imana ikora ku buryo kuko Balamu kubera ibitekerezo iyo byari biri ntiyabonaga ibiri kuba. Indogobe yari imuhetse ibona marayika w'Uwiteka, we ntiyayibona. Arayikubita, indogobe iguma hamwe yanga kugenda. Irangije ahubwo igerageza kugenda ikikira uruzitiro mu muhora aho yari iri kunyura, akaguru kagasa naho ikabyigiye kuri urwo ruzitiro. Arongera arayikubita. Irangije indogobe irahagarara, iriyumvira iti niko Balamu we, unkubitiye ikizi inshuro zose. Imyaka yose naguhetse nigeze nkugomera, nigeze ngusuzugura, unjijije iki? Iyo ndogobe imubaje gutyo aravuga ati ahubwo yangira inkota hafi mba nkwishe. Ntiyanatekereza no kuba indogobe ivuze gutyo. Uwiteka humura amaso ya Balamu, ibyo bintu yarahugiyeho ibitekerezo bye bisa n'ibigarutse, maze arebye imbere yabona marayika w'Imana afite inkota yaka umuriro. Ya nkota yakoreshejwe muri Edeni itangira Adamu na Eva ngo batajya kurya ku giti cy'ubugingo kandi bamaze gucumura. Niyo marayika w'Uwiteka yari afite abuza Balamu kugira ngo urugendo arimo rudakwiriye rureke. Marayika w'Imana avuye mu nzira agiye, Balamu tubona yuko icyo yakoze nuko yakomeje urugendo, kandi Imana yari muburi imwereka ko inzira arimo idakwiriye. Igihe kigeze Balamu aragendaho kugira ngo avume ubwoko bw'Isiraheli, yari abwitegeye neza ariko ahagararanye na Baraki, maze aho kubuvuma akabuhesha umugisha.
mu gihe Baraki yaravuze ati nari nzi ko aravuga amagambo nk'umuhanuzi w'Imana, akavuga ati mwese muzashirira aho ngaho nimukambuke ngo Yorodani mukagire mute, ahubwo arangiza akavuga ati Uwiteka azabaho umugisha, azabakuze, azabagira ibihangange musumba amahanga yose. Amva ati noneho rero ati Baramu ibintu uri kunkora n'ibiki, nagutumyeho kugira ngo uzubavume, none uri kubahesha umugisha ni ibiki? Arangije avuga ijambo rikomeye ati ntawe ubasha kuvuma Uwiteka atavumye. Baramu abonye ko ibintu bimunaniye, nyuma aza kuvuga ijambo rikomeye avuga ngo icyama nkazipfira nk'uko bakiranutsi bapfa. Ariko bitagendanye n'uko mu by'ukuri ari ukuvuga yuko yari yihannye, ahubwo ngo ibyo ni ibyamubayeho nyuma amaze kubona ko yamaze gutambikira, yamaze gutandukana n'Imana. Igitekerezo cye kizageza igihe tukiga kwacyo, ariko nawe ngo yifuje kuzagira amaherezo guzasinzira nk'uko abantu b'Imana basinzira. None hano tugiye kuranga ngo igihe cya Kristo, igihe cy'umurimo we n'urupfu rwe. Bibiliya ivuga ku mugaragaro ko Imana yohereje umwana wayo ku isi kandi akaza igihe gikwiriye gisohoye. Hari abantu bajya babyara abana imburagihe, hari n'abana bavuka imburagihe bakavuka igihe kitageze. Abo nabo usanga rimwe na rimwe babaye ibibazo, ahubwo bishobora kuba ari ibibazo bitewe n'ibihe barimo n'imihindagurikire y'ibihe, ugasanga igikorwa kibaye atari igihe cyacyo. Hano Kristo we rero ngo Bibiliya ivuga ku mugaragaro ko Imana yohereje umwana wayo ku isi igihe gikwiriye gisohoye. Kristo ntabwo yaje bitunguranye, ahubwo yaje igihe gikwiriye gisohoye. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4. Reka dusome ayo magambo twumve Bibiliya ikitubwira. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kristo yaje igihe gikwiriye gisohoye. Igihe Kristo yaratangiye umurimo we yaravuze ati igihe kirasohoye, nk'uko tubona muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 15. Aya magambo cyangwa se aha yakoresheje igihe, ashaka kutwereka neza ko umurimo w'umukiza wahuje neza na gahunda y'umugambi w'ubuhanuzi. Nk'uko ubushize twayibonye ko ibya Kristo byari byarahanuwe, kandi tukabona ko ari nawe mukiza wagiye ahishurwa mu buryo butandukanye, ari we Mesiya wasigiye kugira ngo acungure ubwoko bwe, akiza abantu be, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Uyu rero yaje neza mu buryo buhuje na gahunda y'ubuhanuzi. Buriya Yesu hari igihe yigeze abwira abantu, ababwira ati ni kuki niba mubasha kwitegereza ikirere mukabona yuko uyu munsi hari bugwa imvura cyangwa se hari bube umucyo, ni impamvu ki mutabasha kumenya neza iby'igihe mugezemo cyangwa se igihe murimo? Bantu b'Imana turi kumwe, dukwiye kumenya ko ibintu turi kubona ku isi byose biri kuducira amarenga. Niba hariho igihe abantu bashobora kuba bafite ingorane, Satani yakoze ku buryo azana ibintu bihuma abantu amaso, baba baramuboya bahumishije ubutunzi kimwe na ba Yuda n'abandi. Hari abo yagiye ahumisha ibyubahiro. N'uyu munsi wa none dukwiye gusaba Imana ikadufasha ikatugenderera kugira ngo tumenye iki gihe turimo icyo ari cyo. Mbese nticyaba ari igihe cyavuzwe mu buhanuzi, twe tugasa naho tugenda ku ruhande tutari gusuzuma akantu kose ku kandi? Ibinyejana birenga 5 mbere yuko ibyo bisohora, Imana yari yaravuze igihe nyacyo umurimo n'urupfu rwa Kristo bizabera, ibinyujije mu muhanuzi Danieli. Ahagana ku iherezo ry'imyaka 70 Abisirayeli bari bamaze mu bunyage i Babuloni, Imana yabwiye Danieli ko yahaye abayuda n'umurwa wa Yerusalemu igihe cyo kugeragezwa kingana n'ibyumweru 70. Muri icyo gihe ishyanga ry'abayuda ryagombaga gusohoza imigambi Imana yari yarariringanirije, rikihana kandi rikitegura kuza kwa Mesiya. Danieli yanavuze ibyo ibicumuro n'ibyaha byagombaga gushiraho no kuza k'ubutungane buzaganza iteka ryose ntibyagombaga kuranga icyo gihe. Ibyo bikorwa bya Mesiya byerekana ko umukiza yagombaga kuza muri kiriya gihe, nk'uko tubibona muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 24. Ubuhanuzi bwari bwaragaragaje yuko Mesiya agomba kuza mu gihe cyahanuwe kandi cyategetswe. Danieli igice cya 9 umurongo wa 24. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka,
ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanijwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Noneho ubu buhanuzi bwavuzwe bw'ibyumweru 70, ni ukuvuga ko ubu buhanuzi byanze bikunze bwagombaga gusohora, kandi ibi nibyo Daniyeli yabwiwe nyuma y'igihe yari amaze asenga avuga ati mbese tuzamara mu bunyage igihe kingana iki ko mbona igihe cyavuzwe twagombaga kumara i Babuloni kiri kurenga. Ariko noneho muri uko gusenga kwe arangije ahabwa ubundi buhanuzi ahubwo bukomeye buza busongera ku byo yari arimo yishyuza Imana. Abwirwa iby'umweru 70. Hano ibi byumweru 70 si ibyumweru bisanzwe, ahubwo nk'uko mu buhanuzi bugaragaza ko mu masomo tugiye kurebera hamwe umunsi mu buhanuzi ugereranywa n'umwaka. Nituvuga rero ibyumweru 70 hano umenye icyumweru ko kigira iminsi 7, ni ukuvuga ngo ufashe 7 kubaka 70 urahita ubona 490. Iyi 490 nubwo yabarwa nk'iminsi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari iminsi, ahubwo nuvuga ngo ni imyaka. Reka wenda dusome kugira ngo hariya twari turi kureba muri Daniyeli igice cya 9 umurongo 25 niho turabyumva neza. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7. Urumva, uhereye igihe bazategekera Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye. Nubango ubwo buhanuzi Daniyeli abuvuga ni hagati ya 538 na 537 nibwo Daniyeli yavuze biriya, cyangwa se yeretswe buriya buhanuzi. Nyamara muri 457 mbere y'ivuka rya Kristo nibwo biriya yavugaga ngo igihe bazatangira itegeko ryatanzwe na Kuro mu gihe cya Nehemiya na Ezira, abwira abayuda yuko bagomba kugenda bakajya kubakira Imana yabo. Iyo usomye mu gitabo cya Ezira urabibona, cyangwa se na Nehemiya. Ibi rero uru rusengero bagombaga kubaka mu gihe cy'ibyumweru 7 bihwanye n'imyaka 49. Iki ni igihe cyakoreshejwe kugira ngo urwo rusengero cyangwa se iyo ngoro bari bagiye kubakira Uhoraho ibashe kubakwa, ku buryo urusengero barutashye muri 408. Mwibuke ko mbere y'ivuka rya Kristo nuvuga ngo here muri 454 kugeza 408 nibwo bari barangije imirimo yose igendanye no kubaka ingoro y'Uhoraho no kuyisana, ndetse bikorwa mu bihe bigoye cyane, kubera ko habaga hari abanzi babaga bagendere kugira ngo iyo nyubako bayisenye cyangwa se bagwabize imirimo yayo. Noneho hakavuga ko hari ibyumweru 62 bigomba kuza. Ibyo byumweru 62 akaba ari igihe cyo gutegereza, ari byo bigenda bigahwana n'imyaka 434, bikagenda bikageza mu gihe cya Mesiya cyangwa se Kristo, ku buryo bifata imyaka cyangwa se ibyumweru 69. Ibyumweru 7 guteranyaho ibyumweru 62 biraba ibyumweru 69, hasigaye icyumweru kimwe. Imyaka rero 434 uhereye muri 408 iraza ikagusha neza muri 27 igihe Kristo yabatizwaga. Ibyumweru 69 igihe cyabyo cyari kigeze, hatangiye igikorwa cy'icyumweru cya nyuma. Nuvuga ngo hari umurimo abayuda bagombaga gukora urimo ibyiciro twagiranya ko ari ibyiciro 3. Icyiciro cya mbere ni ugusana Yerusalemu, kubaka, gusubizaho inkike zayo, imiharuro n'impavu, ibintu byose bigasubira mu myanya yabyo uko byari bimeze uhereye mu gihe urusengero rwasenywaga. Muzi ko rwashenywe mbere ari rwubatswe mu gihe cya Salomo umuhungu wa Dawidi. Noneho rushenywe hagombaga gusanwa urundi cyangwa se kubaka urundi, ariko noneho urwa mbere rwari rwaratashywe n'Uwiteka ku mugaragaro. Urwa kabiri rwo rwagombaga kuzagira ubwiza buruta urwa mbere, ariko ubwo bwiza nta bundi ni Mesiya ubwo bari kuzaza akarubwiririzamo. Noneho rero muri uko kurubwiririzamo ibyo byagombaga gusohora neza mu iherezo rya biriya byumweru 69. Amaze kubatizwa muri 27 mu gihe cya Yohana Umubatiza, nuvuga ngo yari yinjiye atangiye umurimo noneho neza ku mugaragaro, umuganisha. Ubwo turi kureba icyumweru giheruka, ubwo nuvuga ngo ni imyaka 7, ni uguhera muri 27 kugeza muri 34. Ariko mu cyumweru hagati, nkuko ririya somo rivuga ngo ibyo byumweru ko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho. Gukurwaho kwa Mesiya nuvuga ngo nimo hagati mu cyumweru cya nyuma muri 31 ubwo Kristo yabambwaga, niko gukurwaho kwa Mesiya. Hano rero
iki cyumweru cya nyuma, kuko urumva agomba kubuzanya ibitambo, kubera ko kubuzanya ibitambo ni ikintu, uko ibitambo ariwe byasuraga. Ibintu byose byari bimwerekeyeho, byari byaravuzwe mu hanuzi bikarangira, avuze ngo birarangiye. Mu yandi magambo ngo nta ntama, nta gitambo kizongera kumena amaraso yacyo, kubera ko ugomba kumena amaraso ku batuye isi amaze kugaragara, ashyizwe ahabona. Muri 31 ubwo Kristo yabambwaga, avuze rya jambo ngo birarangiye, nyuma yaho abayuda bahawe andi mahirwe. Nuvuga ngo twari tubonye ko umwanya wa mbere amahirwe cyangwa se ibikorwa bahawe ni ugusana Yerusalemu. Icya kabiri bagombaga gukora ni ugutegura imitima y'abantu kugira ngo Mesiya naza bazamwakire. Mu byumweru 62 ubutumwa babubwirize, bategura abantu, imitima y'abantu ijye hamwe, ariko ibyo ngibyo ntibyigeze bikorwa. Igikorwa cya gatatu cyagombaga gukorwa nuko Mesiya aje atangiye umurimo. Yohana rya jambo yavuze ngo nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bagombaga bose kumuyoboka bakamufasha umurimo, bakerereza izina ry'Uhoraho, ariko ntibyakozwe, ahubwo baramugambanira. Nuvuga ngo cya cyumweru kigezemo hagati baramugambanira, bongera guhabwa amahirwe, kubera ko Uwiteka ntako abataragize, ntako atagoragoza, bahabwa amahirwe, baza amahirwe kuyivutsa nayo bahawe ya nyuma, batera Stefano amabuye, ubutumwa bavuyeho buhindukira abanyamahanga. Nuvuga ngo ibyumweru 70 biba biruzuye, ariko birangiye iyo myaka 490 abayuda bahawe ibabereye impfabusa. Ndetse bigeze igihe rimwe Yesu yigeze gusa naho abacira umugani, umuntu avuga atari ku muntu nancumuraho nzamubabarire kangahe, mbese nzamubabarire inshuro 2 3 zingahe? Yesu arangije aravuga ati umugomba kumubabarira 7 yagira ngo abereke ko abayuda bahawe igihe cy'imbabazi z'Imana kingana n'imyaka 490. Urufunguzo rero rudufasha gusobanukirwa n'ibyerekeye ubuhanuzi buvuga igihe ruboneka mu kuri kwa Bibiliya, kuvuga ko umunsi umwe mu buhanuzi ungana n'umwaka usanzwe, nk'uko biboneka mu Kubara igice cya 14:34, ndetse na Ezekiyeli igice cya 4:6 havuga yuko umunsi umwe Uwiteka yawuhwanyije n'umwaka. Niho bihita bidufasha kugira ngo tumenye ubu buhanuzi buvugwa hariya icyo bwerekezaho cyangwa se bugenekerezaho. Daniel avuga ko icyo gihe cyagombaga gutangira uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu nk'uko nabivuze bayisana. Iryo tegeko teka ryemeraga abayuda umudendezo wuzuye, byatanzwe mu mwaka wa 7 wo ku ngoma ya Aritazerusi umwami w'Ubuperesi, nuko rishyirwa mu bikorwa ku muhindo w'umwaka wa 457 mbere ya Kristo. Nuvuga ngo nibwo batangiye igikorwa, nk'uko tubona muri Ezira igice cya 7:8 n'umurongo wa 12 kugeza 26, kimwe n'igice cya 9 umurongo wa 9. Dukurikije ubuhanuzi, imyaka 483 ariyo ihwanye n'ibyumweru 69 bya gihanuzi nyuma yo gutangaza iryo teka, Mesiya umutware yagombaga kuza. Imyaka 483 ikurikira umwaka wa 457 mbere ya Kristo. Iyo myaka rero ikatugeza ku muhindo w'umwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Ubwo iyo bavuga nyuma ya Kristo ni nuvuga ngo ni imyaka batangiye kubaramo, bavuga inyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo Yesu yabatizwaga agatangira umurimo we ku mugaragaro. Mu kwemera amatariki y'umwaka wa 457 mbere ya Kristo na 27 nyuma ya Kristo, uwitwa Grinson Aka avuga ko iki cyari igihe kidashidikanywa kandi cy'ukuri mu gusohora k'ubuhanuzi bumeze butya bwari bwaravuzwe kera. Imana yonyine niyo yashoboraga guhanura ibyo kuza k'umwana wayo mu buryo nk'ubu butangaje kandi butibeshya. Ibi bihinyuza ubusobanuro bwose bubasha gutangwa n'abantu, ibyo abantu baba bitekereje cyangwa se bahimbye. Igihe yabatirizwaga muri Yorodani, wo ni Yesu yasizwe na Mwuka Muziranenge, kandi Imana ihamya ko ari Mesiya. Muri Heburayo nicyo bivuga Mesiya cyangwa Kristo mu Kigiriki. Aya magambo yombi akaba asobanura uwasizwe. Nkuko kera umuntu yajyaga asigwa cyangwa se akimikishwa amavuta agiye kuba umwami, Kristo we yimikishijwe Mwuka Muziranenge, yasizwe na Mwuka Wera. Ibi tubibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10 umurongo wa 38, ndetse na Luka igice cya 3:21 na 22, no muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 41. Ijambo rya Yesu yavuze ngo igihe kirasohoye, atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, nk'uko tubona muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 15, ryari rijyanye no gusohora k'ubwo buhanuzi. Hagati mu cyumweru cya 70 ku muhindo w'umwaka wa 31 nyuma y'ivuka rya Kristo, hashize neza imyaka 3 n'igice Kristo abatijwe, Mesiya yashyize iherezo kuri gahunda y'ibitambo ubwo yatangaga ubugingo bwe. Mu gihe cy'urupfu rwe, umwenda wari ukingirije ahera cyane ho mu rusengero watabutsemo kabiri mu buryo budasanzwe, uhereye hejuru ukageza hasi.
Ibi tubibona muri Matayo 27:51, aribyo byerekanaga ko ijuru rikuyeho imirimo yose yakorerwaga mu ngoro. Amaturo yose n'ibitambo byose byashushanyaga igitambo cyuzuye kandi gihagije cya Mesiya. Ibyo byose byari bigeze ku iherezo ryabyo. Igihe Yesu Kristo we ntama w'Imana nyakuri yatambwaga i Kaluvari nk'impongano y'ibyaha byacu, nk'uko Petero abivuga mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 19, ibishushanyo byasimbuwe n'uwo byacureraga. Nuvuga ngo uwo byasuraga kuva yari amaze kuboneka nta kibishushanyo cyangwa se imwerekezaho byari bikimaze. Hano tugomba kubyumva neza. Ntabwo ari ukuvuga yuko icyitwa amaturo cyose cyakuweho. Hari abajya bitiranya ibingibi n'icya 10 bakavuga bati ubwo nacyo cyavuye. Oya, ni ibitambo byatambwaga bisura Mesiya uzaza. Ntabwo ari uburyo bwo guhagarika umurimo w'Imana, kuko na nyuma yuko Kristo asubira mu ijuru umurimo w'Imana wakomeje gukorwa n'ubura cyakorwa. Igihe gikwiriye gisohoye rero kuri Pasika arapfa. Pawulo yabihamije muri aya magambo ngo kuko Kristo ari we Pasika yacu yatambwe. Hano hanakubiyemo ipfundo rindi rijya riyobera bamwe ati kuki mutizihiza Pasika? Pasika se tuyizihiza dute? Igihe cyose tugiye ku meza y'umwami twibuka urupfu rwe, twibuka Pasika yacu, twibuka utuma tubasha kubaho, urupfu ntirubasha kutugiraho bubasha, ubasha gutuma tuba abanyabugingo mu gihe cyo kurimbuka. Uwo nta wundi ni Kristo watambwe ku bwacu. Igihe rero tugiye ku muhango w'ifunguro ryera, tumwibuka twoganya ibirenge nk'ikimenyetso cyo guca bugufi ndetse no kwezwaho ibyaha, kandi tukarya ku mutsima ushushanya umubiri we ndetse na divayi tukayinywa ishushanya amaraso yatumenewe. Ibyo ngibyo nuvuga ngo niko kwizihiza Pasika, kuko Kristo ari we Pasika yacu yatambwe. Ubwo hanuzi butangaje ni kimwe mu bihamya bikomeye cyane byabaye mu mateka bihamya yuko Yesu Kristo ari we mukiza w'isi wahanuwe kuva kera. Abayobozi mu kidini ntabwo bamenye ibyabaye, abaciye bugufi cyane bamurikirwa n'Umwuka Wera. Abayobozi mu kidini ntabwo bamenye ibyabaye, abaciye bugufi cyane bamurikirwa n'Umwuka Wera. Umucunguzi aje mu isi, ijuru n'icyubahiro kibe icy'Imana hano mu isi, amahoro aberwa yishimira. Kuza k'umukiza kwari kwarahanuwe. Bibiliya ntiyavuze gusa iby'urupfu rwa Yesu, ahubwo yanavuze iby'umuzuko mbere y'uko bibaho. Yavuze ubutumwa bwiza, yakoze umurimo, ariko Bibiliya inavuga yuko yagombaga gukingurwa agapfa ariko ntahere mu gituro. Dawidi yari yarahanuye agira ati Imana ntizamureka ngo ahere kuzimu kandi ntizatuma abora. Ibyo tubibona muri Zaburi ya 16:10. Ndetse n'igihe cy'intumwa ku munsi wa Pentekote zongeye kubisubiramo, Petero arabivuga ati ibi ngibi Dawidi ubwe yari yarabivuze avuga iby'umwami we. Ati mbese ni gute yamwise umwami we akamwita Imana ye, kandi bigaragara ko avuka mu muryango wa Dawidi? Nuvuga ngo nuko Dawidi yari yamurikiwe na Mwuka akamenya neza uwo nguwo uzaza uwo ari we. Tubibona mu Byakozwe no mu gice cya 2:31. Nubwo Kristo yagiye azura abandi akabakura mu rupfu, hari ibihamya byinshi byabo yazuye. Muri Mariko igice cya 5:35 kugeza 42, Luka igice cya 7:11 kugeza 17, Yohana igice cya 11, ibya Lazaro n'abandi, uko Yesu yagiye azura abantu. Umuzuko we bwite wagaragaje ububasha bwari muri we buhamya neza ko ari umukiza wari mu isi. Ntabwo twizera Kristo uri mu gituro cyangwa se abantu bajya gusura imva ye na warimo, ahubwo nuvuga ngo imva ya Kristo n'ubirarangaye. Abajya kuyisura basanga ari imva irangaye, nta murambo urimo. Ntabwo ari uko umurambo we wibwe, ahubwo yazutse ku manywa y'ihangu, yarazutse. Iyo nkuru iratangazwa kandi na nyuma yo kuzuka yiyereka abantu, n'abahagiye barabivuga, iyo nkuru barayigaragaza. Ndetse arangije nyuma yo kuzuka, arangije atanga itangazo rikomeye avuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho. Agaragaza ko umuntu wizera Kristo n'uzakizwa, si uwizeye nyuma yo gupfa. Oya,
nyuma y'urupfu nta byiringiro bibayo, nta kwizera kubayo, nta kubatizwa, nta kujya mu materaniro kuhaba. Hari igihe usanga abantu bagira ngo nagiye ikuzimu, ngo mbona yabatembera, ngo nabonye ngo ngezeyo, ngo nasanze ngo hariyo akavuga ngo n'amasoko. Ikuzimu nta n'isoni. Nyuma yo gusinzira, yo gupfa, nta mirimo, nta kwihana, nta activite runaka zigomba gukorwa, nta bibaho. Yesu icyavuze ngo nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Amen. Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 no 26 yarivugiye ati, witinya, nige ntangiriro n'igeherezo, dore ndi muzima nari narapfuye kandi ndiho kugeza iteka ryose. Uyu yabwiraga ni Yohana ubwo yaramusanze Patimosi. Arangije aramwerura amubwira ati, nige ufite imfunguzo. Ugasanga abantu bavuga ngo zahawe Petero. Petero sazihawe ati? Yesu ubwe Mesi yaratangaza ati, nige ufite imfunguzo. None abandi bati nyamara ni Petero. Hariho n'abavuga bati, nyabuna muramenye nimukajye mugira ibyo musaba Yesu musize nyina. Niwe byibuze ubasha kugenda akagira icyo amubwira kumva. Yesu ati, nige ufite imfunguzo, nshobora gufunga no gufungura urupfu n'ikuzimu. Ibyahishwe igice cya mbere umurongo wa 14 na 18. Niyo ngo Kristo ubwe niwe ubasha kuzategeka kuzavana abantu mu bituro bakavamo. Yesu Kristo uyu nguyu, reka twiringire ko afite ububasha ku rupfu. Nubwo muri iki gihe tugira ingorane tukabura abacu, Satani akagira abatwara gitunguro mu buryo butunguranye, impfu zidasobanutse. Umuntu kumva ngo aranyereye arapfuye, umuntu ngo arasitaye arapfuye, umuntu bakitsamura batarapfuye. Ibintu bidasanzwe, ibintu bitigeze bibaho mu buryo kera. Imvura yaragwaga abana bakabanajya no mu mvura, abantu bakanyagirwa, hakabaho n'abari mu mirima bakanyagirwa bahinga rwose, avuga bati reka kakavura katunyagire. Abantu bakumva n'umugisha, ariko imvura iragwa umuntu wese akibaza ndayugamaye. Ntawe ucyugama munsi y'igiti, urajya munsi y'igiti uti inkuba irankubita. Abandi imvura yagwa umuntu wese akashakisha ahantu arajya bikamuyobera. Nuri inkuba ikubita igakubita n'abantu biyicareye no mu rugo, ugasanga bati abantu bari bicaye baganira inkuba irajira bakubita. Nikubita n'ibita ahubwo ukumva ngo n'amatungo yakubise. Abantu bagenda bahana batoya bakuza, ibintu byarahindutse, byabaye bibi. Isi yose urupfu ruratwugarije. Umuntu arajya mu ndege atangiye urugendo ajya ahantu ntaba afite umutima uriho amakavuga atari ko aho nubwo ngendagerayo. Yabona indege y'ururutsa tuwiteka himbazwa, kandi ubwo nejo bundi azongera yitega asubiyeyo iyo yarahari. Ugiye mu modoka ntabazi ko ari butahe. Abafasha amato muhora mubyumva, abantu usanga ngo baheze muri za Mediterane barohamye bagize abatara bafata ubwato, ariko ntazi niba buzamwambutsa ngo mugeze aho agiye. Isi yose yuzuye umuvurungano n'imivumo, ariko dushimira Imana ko Yesu ngo nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye. Kandi noneho ikintu gishimishije ngo unyizera, umuntu wese ukiri unyizera. Dukwiye kwizera Kristo, ubugingo bwacu bukabuhishwe muri we. Niba turi gupfusha abantu bagenda baducika tureba, ubuse tubarusha iki, turi iki? Imana idufashe tuzirikane ko Kristo umukiza wacu yari yarasezeranywe, yaje mu igihe gikwiye gisohoye. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana irashaka yuko natwe imitima yacu tuyiyegurira. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana irashaka yuko ibintu byadutwara ingamira bigatuma tuyishyira ku ruhande bivaho, ahubwo tukamenya ko Imana mbere na mbere, rya jambo riboneka mu itangiriro, mbere na mbere, tukamenya ko mbere na mbere ari Imana. Kandi Yesu nkuko avuga ati ndi Alpha na Omega, akwiriye kutubera Alpha cyangwa A na Z, Omega ni Z, ko akwiriye kutubera itangiriro n'iherezo, kugira ngo abe ari we ubuzima bwose ubwubaka. Kuko niyubaka, natubera umurinzi, niho tuzaba amahoro. Natwubakira nibwo tuzubaka bigakomera. uwo Yesu mwiteguye ute, ubu ngubu agiye kugaruka, tukanguka bigishoboka, uzutegereze umwami wawe. Uwo Yesu mwiteguye ute, ubu ngubu agiye kugaruka, tukanguka bigishoboka, uzutegereze umwami wawe. Umucunguzi aje mu isi, w'ijuru
dukomere, dushikame, duhumurize abandi, tubwire abantu be gutentebuka, tumenye ko uzashyiraho iherezo kandi ryiza ari bugufi. Uyu niwe byiringiro byatangajwe muri Edeni, uyu niwe byiringiro byabwiwe Nowa, niwe byiringiro byabwiwe Aburahamu, niwe byiringiro ba Dawidi bari bategereje, niwe byiringiro byatangarijwe ba Daniyeli, bakomeza kugeza igihe ndetse nabwirwa ati humura Daniyeli, ntuhungabane, igihe nikigera uzahagarara mu mwanya wawe. Ibi nibyo byiringiro byatumye Petero avuga ati jyewe sinshaka ko mumbamba nk'umwami wanjye, ahubwo mumbambe macuri. Uyu niwe byiringiro byatumye babarutiremayo bababunaho uruhu, bakabageza igihe babatara kuzuba kugira ngo baribwe n'ibisiga bazira guhamya uwo mwami. Uyu nguyu niwe watumye Yohana ashyirwa mu nguguru y'amavuta, kuko bavuga bati nubwo icyo tuzi cyo ni kimwe, uwo twiboneye n'amaso yacu tukamukoraho tugomba guhamya ibye, nta kizabituvanamo, nta watuvana mu biganza bye, kuko yahamije ko umwizera akiriho atazigera apfa by'iteka ryose. Uwo nguwo akwiye kuba ibyiringiro byacu. Mu gihe Satani azana ibintu byatuma dusubira inyuma, dukomerere mu mwami kandi dukomeze abantu, duhumurize abavandimwe, tubereke yuko uyu nguyu Mesiya wahanuwe ari we ugiye kuzaza agashyiraho iherezo. Uru rupfu rudushavuza, rudutera kurira, rudutera guhungabana, akazaruvanaho by'iteka ryose, tukaba mu isi izaba irangwa n'amahoro, tukaba mu isi yagizwe nshya, nta marimbi, nta za serikeye, nta za ambilanse n'ibindi byose. Iyo si nziza imaze kugirwa nshya, nkwifurije kuzayibamo, kuzaba umuturage wayo, kandi cyangombwa tugihabwa none tukakicarana. Imana ibikubashishe mu izina rya Yesu.